Mwiriwe mwese abakurikiranye Rukumbi TV, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri Rukumbi TV. Uyu munsi twatembereye mu karere ka Bugesera. Iyo tuvuze akarere ka Bugesera twumva akarere gafite imirambi, akarere gateye neza, akarere karimo ibikorwa by'iterambere byinshi. Iyo uvuze akarere ka Bugesera abenshi twumva. Tubahaye ikaze abakurikiye Rukumbi TV, mwongeye kwirirwa. Uyu munsi twageze mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera, twagiye gusura umusore ukeye, umusore uri mu kazi, umusore ufite icyerekezo. Rero kamera za Rukumbi TV nkuko bisanzwe tugenda tubashakira amakuru ahantu hose, nawe twamugezeho atubwire imigabo n'imigambi ye rwose, agira icyo atubwira, turamubaza byinshi kuri we hanyuma adusobanurire. Rero tubahaye ikaze kuri Rukumbi TV. Icyo musabwa ni ukureba aho hasi handitse inyuguti z'umutuku, ugakanda subscribe, ugakanda kazogera, ugakanda like, uganashyiraho na comment. Ubundi ibiganiro bya Rukumbi TV bikajya bibageraho ku gihe. Tubahaye ikaze rero, reka twakire umusore wacu uri hano, hanyuma aratangira twibwira, hanyuma nawe tumuhaye ikaze. Tuguhaye ikaze musore. Urakoze cyane. Tukimara kumwakira aratubwira amazina ye, aratubwira byinshi kuri we, hanyuma mwebwe mwese abakurikiye Rukumbi TV rwose ntimukureho amaso, hanyuma mwiyumvire byinshi kuri uyu musore abashe kwiteza imbere, yageze ku iterambere, hanyuma reka dukomezanye nawe. Angira ngo nkuko bivuze, ubundi amazina yanjye nitwa Rukiramakuba Emmanuel, ariko abantu benshi bazi ku izina rya MG1. Nkaba ari giye nyiri radiyo ivugira mu mujyi wa Nyamata, ubwo radiyo yumvikana muri gare ndetse no mu isoko rya Nyamata. Uti ni jyewe uyoboye igitangazamakuru cya radiyo ya gare ya Nyamata. Ese icyo gitekerezo cyo gukora radiyo ukayishyira muri gare ya Nyamata cyaje giti? Urakoze cyane. Iki gitekerezo cyaje kera, hari n'igihe nibuka inzira byanyuzemo mbereho, mbere narabyibukaga inzira byanyuzemo n'amarira akaza, kuko ni imbaraga zikomeye kuba muri 2012 waratangiye gukora uvuga ati mbona igishoro kugira ngo nkore business, atari uko unahembwa n'amafaranga menshi n'akazi. Nubwo nari n'umunyeshuri mfite n'akazi, ariko nago nahembwaga amafaranga menshi ku buryo nari guhita mbona ibikoresho byose bigize aya maradiyo ari lokale cyangwa se aya maradiyo y'amagare ndetse n'isoko. Niyo mpamvu rero inzira byanyuzemo ni inzira ndende, ariko icyo nabanje cyambere ni igitekerezo. Nabanje kugira igitekerezo, ubundi nyuma y'igitekerezo ngenda shaka n'amikoro, nubwo ari ibintu byagendaga bigongana, kwiga ukora, kandi nanone kwiga ukora urabizi, hari igihe rimwe na rimwe ushobora kubwira umuntu ati nigaga nkora, akavuga ati wenda ntabwo mu ishuri byagendaga neza. Byose nabikoraga neza, nari umuhanga mu ishuri. Ndibuka wenda nk'usubiye inyuma gatoya, amashuri abanza yo ngira ngo primaire nayigiye Kavuma Adventiste, ubwo ni mu majyepfo abazi akarere ka Nyanza. Segonderi nayigiye Christ Roi Troncome, ndangiriza muri SM hariya aho bita Igitwe. Hanyuma ndangije kwiga, naje kwiga mass communication, noneho ngenda nongeraho n'andi mashort courses ari online. Nagiye nakoze amashort courses muri computer maintenance. Urumva n'utuntu twishi nagendaga ngira, kubera n'uburyo itangazamakuru buriya hari ukuntu umuntu arijyamo. Noneho giye nagize n'amahirwe no kubijyamo nkiri mutoya, mbikuriramo. Mbese nsa nkaho ibi ndi gukora cyangwa se ino business nayize nkiri mutoya, kubera ko ibyo nigaga nibyo naplikaga no mu ishuri. Ibivuye mu ishuri nkabyapurika kuri radiyo. Urumva nize literature,
nyuma ngenda niga n'ibindi ariko kubera amahirwe nyine umuntu aba yaragize navuga ni nk'Imana yo kujya mu bintu ukiri mutoya na okaziyo nabonye mbasha kuyikoresha neza. Navuga ko ari bimwe mu bintu byatumye n'igishoro cyo gutangira cyangwa se n'igitekerezo mbasha